uyu muhungu usibye gukubita ntakubye kumurekura uyu muhungu utakubiswe ntabwo byari nta kintu yamujyanye ngo ni ukugira ngo bajye kwipimisha gusa barongoranye umushinzwe umutekano uyu nawe aba bose ubanze mwumva ikibazo cy'abantu ahubwo se uyu mutipe ko yagiye kugura tesite agasiga amukingirane yamwibye ntabwo ari ingegera umugabo yakurongo se n'ingegera urakwishyura amafaranga none se ubu ntamuraburije wowe ubu ntamuteje abantu ubu atari mbobone ubu ntabwo amuraburije ibi yese ko nta byangombwa ntabyo ase kukiranga kujya ku murenge ntabyamutwaye uriya agiye kugura tesite asiga amufungiranye hanyuma se bimutwariye ariko mani mwe nimukajya ngo mwumve ikibazo mwe mujye mwitonda ubanze mwumve ikibazo cy'abantu uzi ko uramuntu atari ibyangombwa buriya niko mubizi uzi ngo umuntu wapfa kumwiruka wa murongo wamuhaye n'amafaranga none se uzi ko none se icyo bari kwita gisobanuye ngo ashaka bajya kwipima nta kintu bivuze no sonatibe sasa ngira ngo nkuko mwabyiboneye ino video mwabantu mwe ni video idasanzwe my friend. Iyi video nabafatiye ni video y'ubwenge baza ngo byagenze gute umwe bati ntabwo nshobora kukwemerera ko wava hangaha ngo ugende tutipimye ngo ndebe yuko wanduye sida cyangwa ndebe nimba uri muzima. Umukobwa nawe ati ngewe ntibishoboka kuranjyana kwipimisha kubera iki. Umuhungu ati wapi ahubwo biraza kuranya tujye no ku murenge. Nkibaza uyu musambanyi uyu mutipe ruharwa iki kigabo kijya mu ndaya ariko se ni kigabo na gasore. Uyu mugabo tugiye kwicaza mu muzandengo n'uyu mukobwa tugiye kwicaza mu muzandengo baranterese baranyiginga ngo video sinzayishyire hanze. Ariko icyo nakoze ni kimwe ntago mvuga amazina yabo n'amasura yabo mwabonye ko nagiye nyahisha na yakatinze nyavanamo. Ariko iyi nkuru nge murabizi neza hano kuri MVR TV ntabwo nshobora kukwemerera na gato ushobora gukora inkuru wampaye cyangwa se wantegetse gukora. Oya nkora ibindi mo byanye nifatiye kuko amakuru nijyo yatohoza n'abana banje. Sasa rero nkuko bisanzwe nitwa PAC Somana Anatole PC. Aha ni kumvura TV amaze kwagira kandi wahisemo neza cyane. Imana y'amahoro ikomeze kubara nawe kandi guhe umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Kuri microphone z'imvura TV rero turi kumwe nanjye mbazaniye inkuru idasanzwe ahangani muri logi ahantu bita Sonatibe ahantu ntashaka kwabamaza ino logi ahantu hamwe pembeni ahantu abantu bakunda kujya kwihisha yari hahanda abagabo n'abagore bahurira ariko batabana. Umugabo agasiga umugore we umugore agasiga umugabo we bagahita bajya guhurira hari atari bakagira gute bakabyaranje. Kora subscribe imbora ikoze ndagushimira cyane ko kuki udakora subscribe man sister eri boss. Kora subscribe iby'agaciro keshi cyane kandi kugira nawe wiheshishema wisange mu muryango w'abana b'Imvura TV nuko nawe ukora subscribe kandi niby'ingenzi ntabwo bikuvuna nta mwanya bigusaba habe namba. Sasa rero
icara mu muzandengo nawe wiyumvire wiyatere ino nkuru umva ukuntu byagenze. Uyu muhungu yagize gutya yibereye mu rugo iwe, yumva umujinya urazamutse, ubushyuhe buramufata, biza kurangira yumvise nta kundi kuntu yabigenza. Arangije uyu mukobwa ntibari banaziranye, abagize gutya arikarakasa abayinyabijano bita mu Giporoso. Murahazi neza muri koridoro, wumva ukuntu uhubuka wirukanka warangiza ukababara buhoro buhoro, ubushyuhe buragushuka ugahita wumva tayari ugatukora ibintu bitari ngombwa, ukaza gushita ukuri kubivamo, ukaba ari gutangira gukanguka ukitiraje ukavuga ati tayari noneho ndapfuye ndashize ndaragiye. Noneho uyu muhungu yagize gutya turuka Masaki iwabo aho yabaga, afata yihuse, afata rutema imihanda afata KBS aratega, afata imodoka ikabuga Masaka, imodoka iramuzana musika mu Giporoso, asohoka muri gare yirukanka nk'uwasaze, ahita agenda yikoza mu Giporoso ahantu bita muri koridore. Aba batuye uyu mukobwa mubona, aramubwira ati tayari twagiye. Umukobwa aramubwira ati rero hano mu Giporoso hari ubuzu bwa make bw'uburogi buri aho ngaho. Umuhungu aramubwira ati ibyo ntago mbyemera, reka tujye gushaka rogi, nanjye ahantu nzi hizewe haba umutekano, ahangaha ni habi. Barabyumvikanye, barinyabye babifatiye utubike, bafata utumoto turabasimbukanye, twamunyura batwita ngo twamunyura hato, tujya tubyigana cyane cyane. Bamaze kugera aho hantu bita Sonatibe, shaka kubaho location neza ngo mumenye aho hana hariho ko ni bibi, reka naba amafaranga nkamwamamariza, ariko nanone kwamamaza amarogi, inzu z'ubusambanyi impossible wasinge wamaye ifaranga naricakira danka nabivuga ambere se kare kijya mu gifu. Sasa bamaze kugera ahantu bita muri Sonatibe, baba baragiye bishyura kuri reception, batanga amafaranga, baba barinyabije tayari no mu marogi pafu unzi tari yabo mu buriri bataguze bakodesheje. Abantu mujya ahantu nkaho ngaho ndabasuhuje, basuhuje umunsi w'imperuka umuriro bategereje, ndabizi neza muzashyasha, muzashya. Ngiye niba amafaranga ariko kugira ngo njye muri bira bintu by'ibigeso bibi oye, urukundo ruracyariho sha, ngiye nkora ibyo nakundanye mu n'umuntu wosinge. Sasa nkibaza icyakurikiyeho, ibyaje kuba kwitera hejuru, kwidumbaguzwa, zamura utubuno hejuru, mayi nkawe. Abari baraho hafi batangira kuvata abantu baricanye, baribaza ati se kwicana byagenze gute? Ati turi kumva igitanda kivuza induru, noneho n'umuntu avuza induru, nkumva abantu bose bari kuniha, ati se byagenze gute? Abantu bari kurwana pe. Ibyo rero nibyo biberaho ngaho. Sasa nkibaza ibyaje gukurikira nibiki, nanjye nese nesitara kamera yanjye ndavuga ati muhungu wanjye reka dufate amashusho, dufate akantu ku kandi tumenye ibiri kubera aha hantu. Twatangiye kwesitara kamera ari uko ibibera muri rogi birangiye, mu marogi birangiye, muri iriya nzu birangiye. Ibyo byose nabivuga kubera ko twabyumviraga inyuma, ahubwo reka mbaho inkuru nyirizina, inkuru nyamukuru, imva n'imvano, ido nido, akantu ku kandi ku byakurikiyeho kuri uyu munsi. Uyu mugabo ngira ngo mwabibonye, reka nongere gasubizemo gatoya. Ngaho nawe irebere, uyu mugabo yagize gutya, ababwiye umukobwa ati rero ndishimye twabikoze neza Ruzungu, ate se waba urwaye? Umukobwa ati se ndwaye, ati waba urwaye sida? Umukobwa arangije aramureba ngo oya, ngo ntabwo ndwaye sida. Umuhungu arahaguruka yicara ku gitanda ariyumvira, arongera abisubiramo, ariko se urambwiza ukuri koko uri muzima? Umukobwa umujinya wamwicaye yitera hejuru ati se ubundi wowe ubundi washokera aho ngaho ushaka iki? Nakora kubwira ngo wabare polidasuka byanga, uwo mujinya ufite wirukaswaga niki? Noneho umukobwa byaje kurangira amaze kumubwiza ukuri gutyo, ariko ntiyamwerura ko arwaye sida. Umuhungu aravuga ati tayari rero uranyanduje, nuko ngo kumbwiye sheri. Ibaze ariko ubundi gute wita sheri umuntu mwahuye bwa mbere utarunanazi sheri? Ariko sheri musige mutuma abantu bacu tukubita ba sheri, bitugora rwose. Umwita sheri akagira ngo ibisanzwe, kandi nyamara ya jambo rirakomeye. Umuhungu ikintu yahise akora, yahise ahaguruka aramubwira ati tayari rero tujye kwipimisha. Umukobwa aravuga ati ngiye byo kwipimisha bireke, nta mwanya nifite wo kujya kwa muganga. Umuhungu ati rero buretse gato ndaje. Yahise asohoka iya kare, afata urufunguzo ahita rukura muri serire, ahita asohoka, amaze gusohoka ahita afunga inyuma, afungira n'umukobwa. Amaze kumufungirana
umuhungu yahise afata akabike amunyura hato arirukanka tayari yihuse no kuri farumasi abageze kuri muganga ati muganga rero ngirira vuba ndakwinginze kubera ko ngiye gupfa mbabarira nkupite test umbwire ngo binakora gute muganga aramubwira ati vuba vuba ati dore bikora gutya nuku umuhungu bamukubise test ahita yirukanka vuba cyane yanaguze test imwe yonyine hapana kuzana niyi ati ngiye gupima umukobwa menye neza nimba arwaye sida gusa yo kwipima we n'ibyamurebaga amaze kuva muri farumasi atayurira moto yirukanka abagarutse no kuri rogi mwabonye amaze kuhagera arafungura mu gufungura umukobwa ntiyatumye yinjira umukobwa n'umujinya mwiki cyane ati worangira ifungwa urankorera uburoko bw'amasaha 2 wowe akakanya ahita asohoka yirukanka umukobwa batangira kwambaranira hanze umuhungu abafashe mu mashingo mu rukenyerero arati ntabwo uva ahangaha ntagupimye umukobwa turampima urampima bibiki umuhungu ati ngiye ikintu ndi bukore ni kimwe ndagupima ni wanga tujye ku murenge nkibaza ku murenge bari kubafasha iki ariko byaje kurangira umurenge nyamara uhageze da inkurira cyakomeje teka amatwi we narakubwiye mu muzandengo ujye wicara agatebe ngakariya wegame tu wifate neza wiyumvire amakuru idonido imvu n'imvano y'ibintu akantu ku kandi amakuru y'abastari amakuru y'ibyamamare amakuru y'abantu bose bagiye batandukanye yakaritsiye yo ni ngombwa kubera ko nirwa nzizengurukamo sasa uyu muhungu akimara kumufata mu mashingo ore kibamba ore kire yarakozwe n'amazi ntakirase utekereza ko tuba turi kuvuza induru kugusa umugisha muduha kubera wakoze subscribe nyiri narakize nawe yikora ariko nawe nkize rero nzaguma kuvuga ntanywa amazi sha noneho uyu mujama amaze kumufata mu mashingu bararwana intambara irakomera cyane ku rwego rwo kuba bararwanye umutwe ku wundi gipfusi ku kindi barakururana iki gikobwa rero nacyo ari igishongore n'igisore kabisa kiba kiramwambaye kimukubita ikofe kiba kimushyizemo umutego umushandi kuba baraguye ubusa bw'umukobwa ku karubanda umuhungu amapanaro barakomeza barakotorana nkibaza se aba bantu noneho ya mirwanira komeje imwe bari bafite tayari bwa mbere bishimye baseka bagigagurana ubu na hano noneho karabaye tayari byaje kurangira abantu tubyivanzemo reka nanjye ndavatereka mikrofone nyishyire hasi da yende nkiza abantu ndagenda ndakiranura ari ndimo amashusho na yakatinze nyakuramo nahise ngenda ndabakiza maze kubakiza n'abandi bantu barabakiza baguma guterana amagambo nyine bivovota iki niki umuhungu ati je simbyemera umurenge uze abayobozi baza tujye kwipimisha avuga ati se umvise ko nano bagiye bamubaza ati se wabashokeraga ngaho wari wabuze Pridas ubundi se uri kuvuza induru washatse ukujya kwa muganga bakaguha imiti basi iri butuma utandura kamasatara bameshe nkwibutsa nawe ni uzajya ukorera aho ngaho cyangwa ugashoka muri ibyo bintu by'urukoza soni ukemera isoni nyine ukazambara ujye wirinda nibikunanira kwirinda wirukanyire kwa muganga bagukubita utunini mu masaha 28 tayari virusi itipfa simbamamarije se namwe ariko sida ni ngombwa kuyamamaza kugira ngo tuyirwanye twese tubwira abantu tubabwiza ukuri kandi bamenye ukuri noneho eko rero gukira nabyo ni uburwayi aho upakize kandi kuvuga ngo ndakize ukabona sinyize humura nta muntu upfakize muri iyi si noneho uyu muhungu aka gatipe akimara kukabwira tukikagira inama ati wagiye kwa muganga bakagwa ibinini yaranzara kameza ati ibyo ntibibaho muravuga ngo ngiye kwa muganga kwa umuntu yanyanduza sida ngewe nazanye test yanze ko twipimisha uyu yararwaye ndabizi uramubwira ati se ko mwabikore mu rwisho mwagiye kwiherera ibyanyu mukabikora mu bizayo karwanda kweri aka kanya nawe impamvu akagabo kakabwa uyu mukobwa igeza gufata ku ngufu so wagiyemo ukagenda mugashyira muri roge mwishyura amafaranga hari umuntu numwe wigeza kugira inama se wigirira inama niba byakunaniye kwifata no kwirinda bikakunanira warangiza ukatumbagira ukiterura ukikubita mu mahwa nimba waguye mu mahwa ko hari kiri nandi mahirwe yo kuba wagenda bakaguha imiti bikarangira wagiyeyo umuhungu ati ibyo ntago ntabibemerera byo simbyumva byo ntibibaho uyu mukobwa ntabwo acika arangira atafata mu rukenyerero aravati tugende ku murenge ubona bari gongeye gukocorana bw'amahirwe inzukuntu twagize gutya baduhamagaye ku murenge twabata abantu barifuza umurenge reka tubazane wenda ku murenge wazana nimba uri ubasezeranye nimba uri uba tukabafunga nimba umurenge uri buze aba bantu umurenge ugahita ubafata
ugatereka rero wajyane kwa muganga mwipime ko rero n'abayobozi baragowe yaje kurangira abayobozi bahageze imodoka y'umurenge iraza irimo abasore b'intarumikwa ntabyo kuca hirya bumvishije amatiku n'iki bumva ubugambo buri aho ngaho bumva iki babona intambara iri kuba ikintu wese bakora bahise baterura mu birenge baterura mu mugongo baraterura no hejuru no mu modoka pafu bacekamo uribaza ngo bateruye nde sasa inkuru yacu nuko kugenda iryoha kabisa aka kanya filime iri kurangira ntabwo ari filime ni ibyanyabyo ntiwabibonye se ariko byari bimeze nka filime iri kugera ku musozo turi kureba finale umugabo barateruye baceka mu modoka tabwira umukobwa ati rero umukobwa yakwishyuye ati yamaya yanyu wamwanduje ibyo simbizi tabwira nashaka yananduye undi yasigaga iwaba yiruka nkajya he ataye umugore mu rugo baratera bakubita mu modoka muri comment tubwira uko byumva bamaze guterura bagishyize mu modoka bahita bajyana ku murenge ati si umurenge bashakaga reka tujyeyo tabwira umukobwa ati rero itahire umukobwa asigaye atubwira uko byagenze ati nkuko byatangiye turi mu giporoso biza kurangira asanze wambwira aho yaturutse ambwira iki n'iki dorido imva n'imvano ubwira umukobwa ati rero nawe yana uburwayi bwawe sasa rero nasoza inkuru yacu mbabwira ngo bro sister ibintu bijyanye n'ibiryoshye ikintu cyose kiryoshye buriya gikunda kugira ingaruka inyama ziryoshye ukarya vuba vuba zikakuniga ukuramo ipantaro wishimye ukayambara wimyoza ariko ikintu nibajije ku cyubundi abantu bakoze bira bintu atangira yasaze yabaye nk'imbwa yasaze nta bwenge adatekereza ariko umuntu wese yambara ipantaro yishimye ari n'umuntu twaganira arambwira ati ubundi umukobwa umuhungu ni umukobwa twaganiriye arambwira ati abahungu ukuntu muteye namwe sinzi murasetsa iyo umuhungu uhuye arwara no kugira ngo agukuremo suve vuba ubona afite imbaraga nyinshi cyane ndetse ubona yashishikaye atariko iyo musoje nakubwira ngo do yakarizo umuhungu w'inyangamuga gutungira agatoki akakwereka hiri kongera kwigushyira ni intambara ntibinabaho nkibaza ukimuhubuka mwiruka wiruka ukababara buhoro buhoro ushobora gusimbuka etaje mu masegonda make bikaba birabaye ariko ukarwara iyo mvune imyaka 100 uzampara ku isi rero nkuko bisanzwe nitwa PAC Sibomana Anatole PC mu muzanengo yacu uyu munsi katwijajemo izino ndaya ebyiri twasanze Sonatibe ahangaha ngira ngo ni muri rogi ya danje dasanzwe gusa mani ngo batanga service nziza cyane abana batanga service nziza cyane ahubwo reka nzamubwira amakazi mwamamariza sha amaze ubusambanyi se oyi nzajya mbabwira ngo mujye gusenga urusengero ruri ahangaha Sonatibe niho musengero gatanga bitanu mugasenga umunsi umwe igice cy'umunsi mwizina rya Yesu sasa rero nkuko bisanzwe nitwa PAC kuri mikrofone z'Imvura TV reka mbashimire cyane mwese twabanye hano mu muzanengo mu kanya katari gatoya muri buze kwakira imuzanengo ku munsi nawe ko ngomba kujya mbaha ibiganiro bitari munsi y'10 siku kwa siku akaniko kazi tugomba kubazanira amakuru akantu ukandi. Asanteni sana zaidi, Mungu awapatie bahati mingi sana zaidi. Oya, uyu muhungu usibye ngo kukubita ntakubye kumurekura. Oya, ntabyo kumurekura mama. Uyu muhungu utakubiswe ntago byari nta kintu yamujyanye ngo nukugira ngo bajye kwipimisha gusa barongoranye. umuntu ushinzwe umutekano uyu aba bose ni
Ago se uyu mutipe ko yagiye kugura teste agasiga mukingirane yamwibya ntabwo ari ingegera umugabo wawe kurongo se n'ingegera urakwishyura amafaranga none se ubu ntamuraburije wowe ubu ntamuteje abantu ubu atari mbobone ubu ntago muraburije ibi yese ko nta byangombwa ntabyo ase kukiranga kujya ku murenge ari umurenge kugira wagiye ntabyamutwaye uriya agiye kugura teste asiga amufungiranye hanyuma se bimutwariye ariko mani mwe nimukajya ngo mwumve ikibazo mwe mujye mwitonda mubanze mwumve ikibazo cy'abantu uzi ko uriya muntu atari ibyangombwa buriya niko mubizi uzi ngo umuntu wapfa kumwiruka wa murongo wamuhaye n'amafaranga none se uzi ko none se icyo bari gusaba gisobanura ko ashaka ko bajya kwipima nta kintu bivuze Imva TV y'umugisha.